arampamagara ngo tubonye twishuraga 80 ati tubonye ya 200 nziza y'ibyumba bitatu salo dushe undi ati hariyo nayo imbonye ngo ya ka etage ndiyo iyo ya etage iyo ya ka etage madama urame tuva mu byumba bibiri uwanzi ya 100 ngahe ifite n'amadushe n'amatoilette mu nzu ngo ibiki ngewe ni etage hari ico namenye rwose iyambaye Yesu tishobora kugira iki nyima ntibishoboka ifite Kristo tacho ntashobora ndamunanira kugeza ubwo tujya gufata ya etage ya 400 400 tuvuye kuri 80 abadiyakoni bavuze induru uyu mujyi wose urakuzi urashaka kuduteza ibinyamakuru wakoroganye n'abantu n'amazu ya biki nabiki ntoya mwebwe nk'abadiyakoni n'ubundi mwishuraga 80 nabyo bigoranye niyo twe tugitangira itoro nk'umwaka umwe ibiri gutyo genda mwishura yo mushoboye yo mudashoboye muyareke ntingewe nzaho bizava kuko nzuwo nizeye uwari we nayibayemo kugeza mvuye mu Burundi nkazi Rwanda nyisigamo za mayibobo zabaga muri annexe zakijijwe ziyibamo nazo nimbara ameza ngahe zonyine imyaka yose ciao ukamumba warangiza ukanyima amafaranga gute numva noneho ndasaze mu biro ndahaguruka ndagenda nduzuzwa ngirane ngo ndangize nzinga ibitabo ndataha nageze mu rugo nsa n'uwasaze sinzibagirwa ibyo bisazi byo mu mwuka bibaho nabyo bibaho mwuka kurenga nyine bikabine nateje akavuyo uwo mugoro kwicaza urugo rwose mwicare hano baha makuru baricaye tiguhera uyu munsi yitariki nimuyandike ubukene buribagiranye muri ino nzu kugeza Yesu agarutse madame ataha kagira inkuru uvuga neza guhera uyu munsi burarangiye noneho byagaragaye nyine hariho kwizera kukurenga ugasa nyine bikaba nk'ibisazi tikubera iyo mpamvu kwa mateka hindutse ubukene bushize mufate twa duteremusi twose twa mukaru zatuzengereje muzifate tuzimene zirare zimenywe rino joro nabwa busafuriya bupfuye nayo mubimene damati dushaka kumena ibintu ari byo dufite nta bindi biraza ndavuga ati tumene ibintu byahindutse madame ati tubwira amakuru neza natwe tusarane nawe ni kontra wahawe ni sheke baguhaye tubwire neza turapfa kumena ibintu gutyo gusa mbwira umwana ati wege ndebere Bibiliya mu cumba yizane hano mbona bose bararebanye tiburiya sheke irarambitse muri Bibiliya bayizana bose mbona gahungu kanije kanayifunguye nk'akari gushaka nyiri biriyo bose bategereje ko mfungura ngakuramo sheke ya mamiliyoni atumye mbabwira ko amateremusi amenywa mu nzu ibintu uko byahindutse Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV hara benshi rero bakizwa harabibaza ngo iyo baryamye ngo baba bawuvuyemo bawutaye no abawugira ibihe byose ndaryama ngasinzira haryama umubiri ngewe umubiri ni usinzira ariko ngewe umwuka ntabwo asinzira ari maso turaryama ukarota muri mu gitaramo mukanezerwa ukavuga ku ndimi cyange ukagera ku rwego usanga uri kurira kandi usinziriye ntawe birabaho ibyo none se uribaza kandi wabyuka ugasanga warize uribaza ko uriya muntu yararyamye cyangwa yari yibereye mu yindi si gitaramo haryama ngewe umubiri ariko ngewe umwuka ari connecte ibihe byose muri Yesu mu Mana kuboha mu mutima bizana no gucumbikira ibyaha bihoraho iyo umuntu akunze kuba afite ibyaha yananiwe kurekura bene ibyo bituma bimukururira kuboha ko mu mutima ubusabane bukabura ijwi rya mwuka wera ntaba kiryumva cyane ico nico cyago kibi gituma abantu benshi usanga baboshwe mu mutima mu myuka yabo haraboshe ikirere kirafunze bene uwo ni yasenga hari yasenga nawe wenyine
agahita yibwira ko ibyo yasenze ntaho byagiye, akumva amasengesho ntarenga purafo yo mu nzu, ari kugonga aha agahita amugaruka akavuga ati ndacyari hano ntaho nagiye. Icya kabiri nanone gituma umuntu abaho mu mutima ni ukubaho mu buzima bwuzuye amaganya, umuntu wacumbikiye amaganya, kuko umwitwarariko we uba mu bimutera amaganya, kuremererwa n'ibintu, kwibaza ku bidashoboka, ugasanga amaganya niyo yacumbitse muri we. Kubaho kw'Imana ntikwemera, Mwuka Wera ntafata, usanga uyu muntu rwose ntapfa kubohoka vuba kubera ko mu mutima hagize ikibazo, harafashwe. Ndabifuriza abari aha mwese mu izina rya Yesu. Iyo ubutumwa buvugwa ndabizi haba hari igice cy'abantu benshi uri kuganira nabo, umuntu wese yireta uruva ahantu ari mu izina rya Yesu. Periganza ukwegereye ngo senya ibyo byombi mvuze, senya byose bikuveho, wuzure Umwuka Wera, usenya ibyaha, usenya amaganya, ubikuremo burundu. Ahasigaye urebe ingene kubaho kw'Imana kuba kuzuye muri wowe. Uzajya wumva Imana uryamye, uyumva ugenda, uyumva igihe cyose. Benshi Paulo yarabyanditse ngo Imana y'iyi si ngo yabahumye imitima yabo ngo kugira ngo batamurikirwa n'umuco w'agakiza. Imana y'iyi si hari uburyo ifata umuntu w'imbere ikamuzirika kugira ngo atazabohoka mu mutima, ngo Imana iganze, Imana ize yicare, Kristo ature muri wowe, Mwuka Wera. Ubundi iyi mibiri yacu Bibiliya bivuga ko ari ingoro y'Imana, ari ingoro ya Mwuka Wera, cyangwa se ari inzu y'Imana ibamo. Nta muzi mu Bakorinto ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Imana ihoraho? Ndasenze mu izina rya Yesu, umuntu wese wateranya icyo kirere kibohoke mu izina rya Yesu, ukinguke mu mutima, wumva ubohose, nuzajya usenga uhite wumva Imana yose ko ihari. Hari abashakisha bigoranye, Imana yanjye mwene data umwe yaranshimishije rwose, umudamu n'umugabo we nagiye gusengana nabo, bamara umugarambe atari ko ndabanza nkubaze ati imisengere yacu hano mu rugo dufite ikibazo. Uyu mugore yarambwiye ko Imana idashobora kutwumva tutabanje kubyuka ngo dukarabe mu maso, hanyuma ngo yambare training cyangwa jeans, ngo nkubiteho n'ishati cyangwa ikoti, ngo nawe abyuka afunga igitenge mu mutwe, akenyera ikindi, yambare n'iribayi ry'igitenge. Ati tutarambara ibyo ntidushaka gusenga ngo itwumve. Ati none ndashaka kubaza, ubwo se ntishaka kutwumva? Nawe umugabo we ni ugira akazi, aba yakoze yarusha kumwegura, ni nko kwegura igiti begetse ahantu. Ariruye umugore iwe akabwira umugore ngo madamu ngahe fukama hasi utangira usenge, nanjye ndagarama ntangire mvuge. Umugore aturagira gute? Uratangira usenge ugaramye ku gitanda n'agatuza gutyo gusa, utambaye ikoti tukwa. Ndambwira ati madamu, iyo ni imyizerere yawe wishiriyeho, ntabwo ariko Bibiliya ivuga rwose. Nimba umwuka kuyoboye gusenga upfukamye, genda upfukame, kandi umwuka nakuyobora gusenga ugaramye ku gitanda, senga ugaramye ku gitanda. Umwuka nakubwira Mana yanjye, imyambaro tuyambarira abantu ariko ntabwo ari Imana tuyambarira. Aho wasengera hose si niyo njyewe ntangarira Imana. Njyewe ubutumwa bwinshi mbwiriza buza bumanukaho mpagaze muri dushe mu mazi, amazi amanukaho, ni gake nshaka kuvamo ndakuye mu ijambo. Hari igihe kubera telefone zaje kenshi, iyo numvise cyangwa indirimbo iraje ko ngenda zihimba neza, ndi mu mazi nkumva yaza nkavuga toke n'indindayo irancika sinzaba nkiyifasha. Kubw'iyo mpamvu icyo gituma no telefone njyana muri dushe, hanyuma numva biragize
ngafata isume ngahanagura amazi nkabanza nkarikodinga ka karirimbo ngo katancika. None ndaruha nkibaza kubera iki message nyinshi zinsanga cyangwa y'amazi ari connecte na mwuka wera bifite aho bihurira. Buri gihe haza ijambo cyangwa sinshobora kuvayo, ndakuye ijambo ritangaje hamwe n'ubati ntaryanditse rirancika bene uko. Cyangwa kenshi ndyamye mu nzozi, indirimbo zo nyinshi naba narakoze zose ni mu nzozi, ngahita mbyuka nkatsa itara nkandika aho telefone ziziye biroroha. Noneho bene ndababwira ati umwuka w'Imana si uko akora. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana. Yesu aravangiye kirageze kandi kirasohoye ko basenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Aha, ndababwira ati wagoye umugabo zure katogo tagaramye ku gitanda yuzurizwaho nizimurusha imbaraga amanuke yike hasi. Ibyo uko umwuka bayoboye, ariko ndi wavuga ngo paka ni rutine gusa uko bigize no rwose. Twimenyereze gusengera hose. Hari abandi bazi ko gusenga atashaka gusenga mu modoka. Imodoka yawe igomba kuba urusengero mu izina rya Yesu, ugasengera mukavugana n'Imana ibintu bigakomera ahantu hose. Ndasenga Imana ngo ababoshwe mu mitima ibabohore, babashe kumva mwuka wera ingene akorana nabo mu buryo bwiza. Munyemerere tuvuge haleluya. Igice cya kabiri abatuye isi babohwamo. Iyo mu mwuka Satani abonye ko wabohotse, hari abantu benshi usanga ahita usanga yarababoshe mu mubiri, imibiri yabo ugasanga yarayiboshe. Niba uzasanga twe tubibamwe imyaka myinshi cyane dusengera abantu yuzuye umwuka wera, avuga ku ndimi rwose, mwuka aramugenderera, ariko umubiri waraziritswe, urimo imyuka yaratezwe. Amwe afite atake zidasobanutse, aterwa ibintu bidasobanutse, arwara ibintu, yaje mu bitaro bakabibura, arimo ibintu bimugendamo, akibaza byagenze gute, ko nkijijwe, ko mfite Yesu, bigenda gute? Ako ni akazone katarabohorwa. Iyo bimeze uko, ukeneye gufata umubiri wawe ugakorerwa deliverance ukabohoka, n'ukwisengera nuko bagusengera. Icya kabiri ni ukuwufata ukawegurira Kristo, ukavuga ati naguhaye umutima, ariko ubu noneho nguhaye n'umubiri wanjye nawo. Aho kubanga imyuka ari y'ukontorora, wowe Kristo ufate ari we uwuyobora. Niyo uzasanga benshi imibiri boshwe by'ukuri afite ibintu bidasobanutse, bikagera no ku rwego usanga anagiramo inzozi nazo zitoroshe, arota inzozi ziterabwoba zimutegu. Ubundi inzozi ni iki? Inzozi ziri mu bice ngira ngo nka bitatu. Inzozi nyinshi hari abagira inzozi z'umwuka wera, Imana iganira n'abantu ngo bashizwe ku mariri yabo. Inzozi z'umwuka, igice cya kabiri cy'inzozi, inzozi z'umuruho, umuntu wese warushe cyane cyangwa umuntu waryamye haze cyane. Ntugategereze kurota neza waryamye uhaze cyane, wapakiye. Ibindi bene ibyo. Iza kabiri benshi barota ni inzozi z'umuruho. Izo cyane zikunda kutagira umutwe waho zitangirira ngo zigire naho zisoreza, zikagucangacanga, ariko ukabona ni ibintu biri aho, donc byuzuye umuruho. Hakaba inzozi za gatatu z'ubusatani. Satani akorera mu nzozi cyane kugira ngo aguha amakuru, kuko niyo Imana ikurotesha mu nzozi iba ishaka kuguha amakuru. Aya makuru kugira ngo agutere swate kwizera no gutegereza ibyo wabwiwe. Satani nayo
benshi iterera mu nzozi kugira ngo iguha amakuru akujyanisha kugera ku rwego uzisanga warahahamutse, uhahamuwe n'inzozi zikuremera iki? Nta yindi impamvu y'inzozi ni imwe, akoresha inzozi ngo abone inzira yo kwataka. Inzozi nizo zikingurira ubwoba mu muntu. Benshi ararota akabyuka ajuguma, cyangwa bwacu yirirwa zitekereje akirirwa nabi umunsi wose. Kubera iki? Noneho ibintu narose, ibintu bene ibyo ugasanga arashaka kuguha amakuru mabi kugira ngo ayo makuru mabi atsimbura amakuru meza wari ufite wahawe na Kristo cyangwa y'ibyiringiro wagiraga, agutesha umurongo. Ya makuru akuremera ubwoba. Iyo ubwoba bwinjiye buhita bubyarira muri wowe, bukakubyarira bwihebe. Bwihebe igahita ikubyarira amaganya. Amaganya agahita kuremera, ugasanga abantu benshi bageze ku rwego bagira ibikomere. Ibyo bihita byirukana bwoba, yirukana kwizera, bwihebe ikirukana ibyishimo, amaganya akirukana amahoro, ibikomere bikirukana ibyiringiro. Umuntu agasigara abayeho nk'igiti gihagaze, ntazi ngo ndava he, ntazi ngo ndajya he. Izi nzozi nyinshi cyane akoresha Satani cyane zikora ku bantu bakiboshwe mu mubiri. Hari ibintu bitagenda muri we, yumva kwinjira gutera umubiri atake ntibikunze, agahita akoresha inzozi kugira ngo inzozi kingurire ibyo yashakaga kugeraho. Kunda kubwira abandiki, igihe cyose uzarota, warota ukumva wagize ubwoba bwinshi, ntugahita usenga ucuzuye bwa bwoba. Ariya masengesho rwose ntaco yakumarira, kuko uri muri eta itari nziza na gato. Uracari mwihahamuka, n'ibyo usenga byose biraba ari ibintu rwose bidafite kuyoborwa n'umwuka. Ahubwo iyo bimeze gutya, wabyuka ugasoma ijambo ry'Imana, wamara kumva ijambo ry'Imana riraguhembuye, ubwoba burashize, aho hita uhaguruka utangire usenge ushingiye ku ijambo ry'Imana, nuko ubwoba bwakuvuyemo. Gute? Nuko ujya gushaka ijambo ryose ryakumara ubwoba, hanyuma ukabona gusenga. Ariko benshi bakunda gusenga iyo bikanze, cyangwa yarose utuntu agahita abyuka agatangiriraho, rwose nta mwuka uhari, yahahamutse, ntazi ngo biragenda gute, agapfa gusenga gusa. Imana yanyemereye ko abantu b'Imana iri bubabohore mu izina rya Yesu. Pera ikiganza ukwegereye ngo umubiri wawe nufatwe na Kristo mu izina rya Yesu. Uba ingoro, uba inzu, uba urusengero rw'Imana ikoreramo. Abagiterwa n'ibyo byose, iminsi 3 ya hano turabisenya mu izina rya Yesu wazutse. Mutangire kurota Yesu wazutse, muganire n'Imana, Mwuka Wera ari uganza abayobore mu nzozi zanyu, mutakiyoborwa n'ibindi bintu. Iyo umubiri ugifashwe uzasanga ibyo byuzuye mu muntu. Aha gatatu, iyo Satani umunaniye mu mwuka ukamunanira no mu mubiri, n'umubiri wawe ukabohoka, cyangwa se abatuye isi, aha gatatu benshi uzasanga baboshwe, mu mitekerereze. Satani akabatoke mu mutima ndabona agiye, mu mubiri byanze, agafata intekerezo z'umuntu akagucanga. Umuntu uboshe mu mitekerereze, bijya binoroha kwavangirwa, bijya byoroha umuntu utabohotse mu mitekerereze, avangirwa vuba, ayoba vuba,
atinya ibintu byose bibaho, aba yumva ko bitinya, kubera ko ntafite ibitekerezo bisobanutse biri ku murongo muzima. Nicyo gituma Paul yanditse aravuga ngo ninde wamenye iby'Imana itekereza mu bariho. Aragaruka aravuga ngo ariko tweho dufite gutekereza kwa Kristo muri twe. Umuntu ubashwe mu mitekerereze, kenshi agira retare zikomeye, azatekereza ikintu abandi batekereje nyuma y'imyaka 7. Ibyo abandi batekereje bageze kure, ari inyuma y'abandi kure mu mitekerereze. Ariko nuhura n'umuntu ubohotse mu mitekerereze, agira speed mu ntekerezo, ajya atekereza ibyo muri 2030 atarajyayo, ugasanga yarakataje yaragiye. Ariko hari abandi ho n'umwaka ahagazemo ntabyo awutekerezamo, ngo tuzakira iby'Imana izatanga. Yani ni umuntu wibereye gusa ategereje amaksida y'ibizamugwaho tu. Ariko umuntu ufite kubohoka mu mitekerereze, ajya arema ejo he hazaza aharemesheje intekerezo ze. Niyo asengera ibintu yatekereje, ibintu bene abo bagira inzozi, bakunda gukabya inzozi z'imitekerere. Hari inzozi z'uburyo bubiri, izindi nzozi nazo, hari abarota baryamye, hari n'abarota bagenda. Cyane abanyafurika bakunda inzozi zo mwiroro baryamye, ariko abazungu n'abanyamwuka bakuze cyane bakabya inzozi barota bahagaze. Byakabaye byiza ko umukristo wese, umuntu wese wizera, aba umuntu urota ahagaze. Kurota uhagaze biraruta kurota uryamye. Ibi naranabimenye. Imana iha inzozi z'abarota bahagaze kuruta uko yaha inzozi abarota baryamye. Rimwe na rimwe abaryamye baha inzozi ari ukugira ngo ishiture abananiranye. Nta mayerekwa bagira, ntibazi kurema ejo hazaza. Yabona ko bananiranye, ikazibasukira uduce tw'inzozi ngo babone aho bahera gutekereza. Nanone bamwe agahita kwamira hakabirekera aho ngaho. Umuntu ubohotse mu mitekerereze arahagarara akarota ibizaza, kandi abo ni bazima, ni bazima rwose. Kubaho mu mitekerereze bikugira muto paraporo y'uko wari kubungana. Bigatuma umuntu atigirira icizere mu buzima, abaho ati nta cizere yigirira. Aba yumva ko ntaca arico, ntaca amaze, ni nta kigenda, nta bishoboka, nta bigize gute, nuko yibereyeho. Kubera ko imitekerereze yagize ikibazo, ntabwo afite imitekerereze ibohotse isobanutse. Ariko abayifite, mana yanjye, nigeze kubivugaho. Uzi ko Imana izisohoza iby'umuntu yivuzeho akoresheje gutekereza kwe. Imana ikabisohoza bingana n'uko igisohoza ibyo yakuvuzeho yo. Niko bimeze. Aha gatatu cyangwa se aha kane, abandi benshi uzasanga baraboshwe. Aha kane kubohwa usanga baraboshwe muri ekonomi, uburyo bwa ekonomi. Satani agabatoke mu mwuka yarakataje, mu mubiri yarananiye, mu imitekerereze yarabohotse, ariko ugasanga ekonomi iraziritse pe. Nta kigenda, ugerageze yarafashwe. Ibyo uzatangira byose usanga ntaho bijya, ibyo ugerageza gukora byose ntaho bijya, bishira vuba.
akazi kose kagucika vuba, imirimo yose yaranze, abaje nyuma yawe baragusiga, ekonomi igafatwa, ugasigara uri umuntu ubayeho kugeza ubwo usigara wararushe. Hari aho satani gukandagira ikaru ikakwemeza, yamara kukwemeza ukageraho wemera kugomba gutungwa n'abandi ko we utakwitunga. Mbwirira ukwegereye ngo biragatsindwa gutungwa n'abandi. Dufite Imana imwe twiringira yonyine igomba kutubeshaho. Ariko hari abantu uzasanga yaranyuzwe no kubeshwaho n'abandi, niyo aje gusenga iteka aho kwisengera ngo Imana imuhe, azasengera barya baza bamuha. Mana we ubibuka ubazamure ubagirene, umukingura indi miryango, wakwisengeye wowe igakinguka. Ngo umuhe promotion, wakwisengeye nawe ukayibona, kubera ko wamaze kunyurwa no guhekwa n'abantu. Byararangiye mu buryo nyine ari ako kadirisha ureberamo gusa. Ariko umuntu wese wizera, Dawudi yarabyanditse aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira twebwe uko byamera kose tuziringira izina ry'Uwiteka Imana yacu. Nubwo waba uri hasi ntukemere ko uri hasi. Dore ibiza biheza abantu hasi. Icyambere, haba nubwo wakwizera Imana bingana gute, igihe utaragaruka ngo uje kuri level ya kabiri ngo nawe wigirire icizere, habe n'Imana ntaco yagukoresha. Uyizere ariko nurangiza nawe ugire gute? Eliya aje kumanura umuriro, yaravuze ngo bimenyekane ko ari wowe Mana, ngo ariko nanje bamenye ko. Arayizera ariko nawe ariyizera. Igihe cyose uyizera ariko wowe nta Mana yakorana irakwemera ite nawe ubwawe utajya wiyemera? Cyakabiri hari n'abantu usanga bagira amaganya menshi no kumererwa nabi, ngo simba ngo abantu ngo baza bansuzugura, ngo abantu ngo ntibajya banyubaha. Kubahwa n'abantu bikurikira urwego rw'uko wiyubashe wowe. Ariko ntushaka kutiyubaha ngo numara ube ngo abantu bazakwiye nawe warinaniwe. Narimvuze kimwe n'icyo, iyo utigirira icizere biragoye ko ekonomi yawe yazamuka, kuko wamaze kwiha limite utabasha kurenga. Icyakabiri nanone namenye gikunda gutuma itinda kuba uboshwe mu buryo bw'ubutunzi utagera aho abandi bageze, ni ukutamenya guhagarara mu mahame kuko Imana ibisaba. Byinshi mbwiriza, hari ibyo ngenda ngira ubuhamya bwanjye ariko nkabigira inyigisho rwose, ugasanga amahame y'Imana ivuga ntabwo uyemera, cyangwa se nubwo uyemera ariko ntuyapfuratika ntuyagenderaho. Ngewe nabaye umukozi w'Imana, ubwo buhamya narabuvuze, umunyamasengesho ku rwego rukomeye, nkayobora abanyamasengesho, nkayobora abanyeshuri mu karere kose, bintu bikomeye we. Ahantu hose numva harabohotse, ariko ekonomi irafatwa ku buryo nazaga ndwa nkavuga ati ariko uzi none ko ubutunzi buza busigara bumenya aho ngeze kugira ngo buhahunga. Uzi ko busigaye bumpunga bubona aho ngiye beno. Narangiza nkajya mu masengesho ngakubita yitatu ngo mbusengere, navayo bukazamura volume kurusha uko bwari bumeze. Ariko no turashize ubu nyagwa nasengeye ko busaze, bwaca ngakubita 7 navayo bikanga bikazamuka, bwaca ngongera 10 n'ingahe 20, nagarukiye kuri 20 nuko ndasengera ubutunzi. Ngezaho mbona biranze pe, ngomane nsubirayo none ngiye kubaza Imana, mbwira habuze iki? Imana irambwira ngo hari amahame yakunaniye, nico gituma ibindi byose ubifite. Kandi gitangaza naje gusenga ya mafungo nakoze ngo nsengera ubutunzi, aho guhabwa ubutunzi ngahabwa impano. Kagaruka nerekwa, nkagaruka mpanura, nkagaruka ngira gute, ibintu bene bidahuye n'ibyo nagiye gusengera. Niko bimeze. Reka mbabwize ukuri,
amavi nta kindi azarema no gusenga, bijya birema gusa, bimanura impano, bikamanura mana imbuto, bikamanura gusabana n'iby'umwuka gusa. Ariko kuvuga ngo birakurura bino bindi, amahame y'ibi bindi, Imana irambwira ngo ihame ryo gukorera Imana, gutangira Imana byarakunaniye. Kandi simbabesha, nari narayibwiye ndambwira abantu uwo ni mutangire Imana, kandi gavuga mfite confidence y'ibisazi. Mutangira Imana murabuzwa niki? Mujye mukore. Ngiye ngumva ko bitande kameme, ngiye wiri kubwiriza ngasengera abarwayi, nayo irabibona, so ntangira amafaranga. Kandi batabwiriza n'abatagira gute, namwe ni muyatanga, bakayatanga, bayatanga, ekonomi yabo ikazamuka. Ndibuka umugabo umwe aho nagiriye uburakari, none nja ko ngiye kubaza Imana, nasengeye byanze, mubwira amahame, mubwira ijambo ry'Imana, ndamusengera, agatanga, agasenga, arazamuka, aja gucuruza, araruha, agiye Dubai, avuyeyo, agiye mu Bushinwa, agarutse ati ibimodoka byanje biri mu mayira, asengera. None ngo tuje guhura nyuma y'umwaka, arambwira ngo ubu ngeze kuri miliyoni 700. Atubunda kujyanye kuri nari Bujumbura, kujyanye kuri Tanganyika, kugira ngo kuri Saga Plage aho abakire bazabarira biyakirira, kugira ngo kubwira iby'Imana yakose, hanyuma dusangire nk'abakire nyine. Abakire se, abakire nanjye ndi muri abo ngabo se, tinjyana gusa ndira abakire barira. Ariko turagenda ngo dushitse, niwe bwa mbere nawo nyantara bango hano twageze saa 2, ngo nukwiserva kugeza saa 5, tugenda agatora duke tukagaruka. Se kutoye bike, ngo ya ngo tora bike, ngo turasubirayo. None turaguma tugende tugaruka ti kugeza saa 5. Tiyimirire ngewe ntayo narimenyereye. Nuko ngewe ngashanga ukubiteho byinshi, to yagira bike turagaruka. No sindi basaba bakatwishuza, ntoya twishuye kare twishuye bimwe. Nuko tingaye turye, twarariye, twagiraga dute. Turangije ambwira uburyo Imana yamugiriye neza, uburyo namusengeye, arazamuka, ndamusengera, arongera arazamuka, buri gihe yarazaga mu office arazamuka, ambwira ngo ageze ku miliyoni 700. Nabuze aho ndeba, umuntu umwe yobika miliyoni 700 put. Ngewe no kubona ibihumbi 10 ni ikibazo, miliyoni 700. Ndavuga tuyu mugabo, none se ngewe nahuye n'igiki, byagenze gute? Sha aranzi Imana, arambwira ati okay, ico genda kundaga mureti byinshi nibyo nariye beno, ngo turangiza ngo dushimi Imana, kubyo dushima Imana, ntahira ya mireti, nawe yikorera za miliyoni 700 arigendera. Uko uyu mureti nariye nta kindi. Komenda avuga atariko ngewe nzajya ntahira gusa kurya imireti, abandi bikoreye amamiliyoni n'amamiliyari y'amafaranga. Numva no umujinya uranyishe, njya kubaza Imana byagenze gute, kuki ngewe bitemera. Umuntu yogira imbaraga zingana gutya, impano zingana uku, ariko akabura amafaranga. Imana irambwira ngo ikiyazana cyarakunaniye. Ndetse ni igiki? Ngo ihame ryo gutangira Imana ryarakunaniye, ntibishobora gukunda, kuko wabyikuyemo uzi ko bitanakureba, ari iby'abandi. Abo bandi rero ubona ko ari ibyabo, nawe bagomba gutunga, nawe ugomeza utunga impano gusa. Kuva uwo munsi bwarakenda taha, naraye ijoro rimwe mu babikira ahantu nari gusengerayo, naramanutse ndataha. Kuva uwo munsi ndavuga ngo wa Mana ndabimenye, kazongera. Ndibuka uwo munsi namanutse nyura mu mujyi, nsanga nsigaranye 1000. Haza bene b'abantu basaba, afite ikibazo cy'amaso cyo kutabona, aciye ku modoka, asaba imodoka yose umuntu ari kumutuka bamureba nabi. Ndavuga ati Imana wambwiye ko icyananiye arogota, ndahera kuri uyu. Nafashe cya 1000 ari cyo nsigaranye ndakimuha.
maze kwishura bisi ingeze mu rugo ndakimuha ndataha. Guhera uwo munsi nahise mpindura uburyo bwo gukorera Imana. Mbonye igihumbi numva gutanga icya 10, byaba ngombwa nkayacamo igice nkagitanga. Ndaruha ndavuga ati nzajya ntanga 2 ku 10 kuko mfite retare bandi baransize. Ntangira gutanga 2 ku 10 imyaka yanjye yose. Nuko kuva ntangiye kubikora, icya kabiri niyeme ndabona nta faranga rizongera kunshirira mu mufuka ngewe. Aya nyuma nzajya mbona asigaye azajya ashirira ku Mana ariyo yiyaranje uko tubaho mu minsi ikurikiye, kuko aya nyuma ariyo yariye atari nge wayariye. Nuko hasigaye 5 gusa nta yandi cyangwa 2 ngahita mbitanga, narangiza nkayibwira toke aya nyuma ni wewe wayariye wiyaranje bigiye gukurikira. Stress nagiraga mu rugo iteye ubwoba, kuva icyo gihe ndiyongeye nayatanga yarasigaye, bwaca nkabona yandi arabonetse. Ukwe iminsi yose isigaye y'ukwezi nkabona Imana iraje iratwikiriye, ariko panike nagiraga yari ishaka kunsaza. Beno icya kabiri, hari nanone imyizerere cyangwa se ishurirwa. Icya gatatu kiye gituma by'ukuri ekonomi ifunguka ni ukugira ishurirwa. Niryo naryo nirindi, iyo ishuriwe ko gutangira Imana ukabigira intego ihame, ibyo birabohora. Icya kabiri, irindi ishurirwa nagize nabwo ni ubuhamya narabuvuze. Umunsi umwe nicaye mu ofisi nsoma Bibiliya gusa, ndavuga ati uyu munsi ndifungira nasoma ibyanditswe nindangiza nsenge, umunsi utari wo kwakira abantu. Soma igitabo cy'Abaroma cyose, narabibabwiye ngo ngere ku 8:30, Abaroma 30 nimba ari na 2 ngongeraho. Numva ko umutima wanje usa naho ukingutse, nakira guhishurirwa Yesu ukundi ntigeze muhishurirwa. None ndasoma ngusome numva haravuze ngo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Nsubiramo itimanye umwana wa. Nabisomye 3, mbisomye ndavuga ataha none yampa Yesu ngo mare nkompara Yesu n'amafaranga, nkompara Yesu n'amazu, sanga Kristo arabiruta. Wampa Yesu imfura ya ikinege cyawe ukamumba, warangiza ukanyima amafaranga gute? Numva noneho ndasaze mu biro, ndahaguruka ndagenda nduzuzwa ngirane ngo ndangize nzinga ibitabo ndataha. Nageze mu rugo nsa n'uwasaze. Sinzibagirwa ibyo bisazi byo mu mwuka bibaho nabyo, bibaho mwuka kurenga nyine bikabine. Nateje akavuyo uwo mugoro, kwicaza urugo rwose, mwicare hano baha amakuru. Baricaye, ndiguhera uyu munsi yitariki nimuyandike, ubukene buribagiranye muri ino nzu kugeza Yesu agarutse. Madame ataha kagira inkuru uvuga neza, Ndabivuze. Guhera uyu munsi burarangiye. Noneho byagaragaye nyine hariho kwizera kukurenga ugasa nyine bikaba nk'ibisazi. Tikubera iyo mpamvu kwa mateka ahindutse ubukene bushize, mufate twa duteremusi twose twa mukara uzatuzengereje, muzifate tuzimene, zirare zimenywe rino joro, na bwa busafuriya bupfuye nayo mubimene. Madame ati dushaka kumena ibintu ari byo dufite, nta bindi biraza. Ndavuga ati tumene ibintu byahindutse. Madame ati tubwira amakuru neza natwe dusarane nawe. Ni kontra wahawe, ni sheke baguhaye, tubwire neza, turapfa kumena ibintu gutyo gusa. Mbwira umwana ati wege ndebere Bibiliya mu cyumba yizane hano. Mbona bose bararebanye, tiburiya sheke irarambitse muri Bibiliya. Bayizana bose, mbona gahungu kanije kanayifunguye nk'akari gushaka nyiri biriyo.
bose bategereje ko mfungura ngakuramo sheke y'amamiliyoni atumye mbabwira ko amateremusi amenywa mu nzu ibintu uko byahindutse ngo angejejeho ya bibiri ndayifata toke murambura abaroma muri abaroma mbona bose barebanye ngo abaki ntimurambura abaroma murambura abaroma ngiye kubasomera abaroma ahantu mwumva ibyabaye none numva madame ati abaroma tumena amateremusi mbese bakumva ni ibintu bidahuye rwose mutegere namwe hanyuma murebe ndabasome umurundi umwe niwe wasomye yuzuye umwuka wera asoma ahantu yumva ko ubwenge butakaye ngo buce bamuhaye mu rusengero kwigisha arabangiye gusoma ahantu narasomye ndapfa nimba basomera murabanza mupfe mwese mutegereze gato mugiye gupfa arasoma umurongo wa mbere asoma uwa kabiri agera ku wa gatanu bose bakanuwe tiko mudapfa iwe akagira ngo ibyamwishe niko n'abandi byabagezeho nanjye nahinze ngo abaroma baratwika inzu yose kuko bantwitse timutegere mpabasomere itimanye umwana wayo haleluya ikamutanga ku bwacu twese izabura ite kumuduhana n'ibindi byose pita numva ko Kristo yabaye garanti y'ibintu byose nkeneye mu isi none simbyumve ni gute natunga Yesu ututundi tukabura gute se ndababwira mukazobona kubona ngewe nongeye gusoma mu karu muri inzu muzabimbaza n'Imana izabimpore sizongera abandi ati madame toke ngo ndangize no agahungu kera kaba kagiye gende muzane ibyo nje kumara gusoma mwazanye ibyo izo tuzimene teremusi tuzimene none ndasoma ndaturikije umuriro uratse ngewe ndumva watse madame ateko none se abaroma aho ntidusanzwe tuhasoma tumene ejo nitumara turateka muki memene vuba erega narabananiye bimwe turabimena ibindi umukozi wacu sanga yabitekeye ngo abyohereze umugore we mu caro ndavuga toke nimba aryo hishurirwa wagize utwaye ubukene bwacu twebwe ubwo bwaro ibyo byari ibintu by'ubukene arabyohereje iyo burakeye ngo bucereka bankanurira amaso bose umunsi urira nta kintu mu ijoro ntahabwije abana banaryamye nagira ngo ndareba ku ruhande madamu utari ko se bya bintu ndavuga ati burakeye umunsi wa kabiri nta kigenda umunsi wa gatatu ngewe ndacahagaze ku baroma gusa naho madamu ari kundeba gusa ngo arebe ikigiye guturumbuka muri abo baroma ku munsi ugira gatatu nyuma ya saa sita nitaba telefone ati nsanga muri etaje mu mujyi etaje ya nyuma muri ofisi nkuru za telesere itumanaho rimeze nka MTN umuyobozi wayo ndagenda ngezeyo yari umudamu arambwira ngo ni wowe nakante utuye hehe ndamubwira ukora ibiki ngende umupasiteri sinkuzi ariko mvuye Iburaya hari message bampaye ngo nkuzanire none reka nyizana funguye akabati akuyemo iki envelope kingana gutyo arakizanye arambwira ngo
abantu bitwa amazina arayavuga bene ndayashakisha ayo mazina mbanza kuyabura kuko nabumva bose ntanabazi ndaruha ndigenda nuko numvishe uburyo iremereye iki kintu ngiye gutwara ntazi icyo ari cyo ti madamu hari toilette iri hano hafi arambwira ati irahari ngiriye hari nacakiye envelope ngifashe gutya ndagiye muri toilette tayo nari nkeneye ariko byari byane nyene soka ntamenye ibintu nikoreye ndagenda mushike ndayipasuye envelope sutse hasi hasohokamo ibifaranga hasohokamo by'ibinyamahanga y'amanyaburaya nibwo bwa mbere mu maso yanjye kuyabona kuva mbayeho kubona amayero naho nari nyaboneye tariki ibi nubwo ntabimenye ibi ni ibifaranga vraiment nubwo ntamenye ibyo ari byo ariko aya niyo ndasandegeranya neza shize muri envelope ndayagabura mwinyashira handi nyashira mu ikoti ndamusezeye turakoze Imana gwe umugisha ndagiye sinakubwi namenye impamvu abakire bagira stress nyinshi narayimenye uwo munsi stress nagize kuko narasohotse mfata umuhanda nkukaseho kujya ngenda nkabona abantu bose baranditse Dore birayabonye usiko byayabonye ngahita nkata kundi muhanda naho ukatiraho nkabona baranditse Dore na biriya kuriya byayabonye nanigwa kugera kuri gare ndaroba mpagarika taxi voiture irahagarara ngihagarare mbona igihungu kiri mu gisohoye umutwe kirandeba Dore niki naco tiwe ndicara imbere nicaririye inyuma ngenyine aragenda naho sinibuka ko muri 2002 na 2003 nari nasohoye amavideo y'ibisirimbi indirimbo byose kugira bikwira isi nico genda natangiye nabikoze babishira kuri televiziyo buri munsi buri cyumweru saa 8 kugera saa isaha yose buri dimanche televiziyo y'igihugu n'indirimbo zanjye bashizeho abantu bose bajya bazibona nta nibindi nta ama YouTube yarari cyo gene n'ibikini televiziyo abantu bose barebaga nukuvuga ngo umujyi wose warunze ngewe habe no kwibuka ko nasohoye n'indirimbo ko barareba wa muntu bajya babona mu ndirimbo mu bisirimba kuri televiziyo injyana yari igezweho iharawe mu gihugu cyose batangiye guhimbaza Imana mu gisirimba hanyuma hapfe n'amakuru kwibuka ibyo ngewe gusa mbona ko na amafaranga babonye sinjye wabonye ngeze mu rugo mu kagoro madamu atashe tugiye ku meza turafunguye turangiye ndigwino nkwereke ndigwino hano mu cumba nkwereke turagiye fashe envelope ndagenda yose nyasasa ku gitanda nyarundaho ndamubwira ati aba ni Abaroma aba ni Abaroma ngaba baro wa munsi nasomye nje nyine uyu munsi urabamfasha madame arati ibi ni ibiki biramuyobera aya none aya hehe ti wowe gusicara tubare twaraye tubara uzi kubara twembi ndi twacuruje twembi nta wakoze muri banki nukuba umuntu utaracuruje ntakore muri banki kubara ntabyazi twayasubiyemo nimba ari 7 akabarayo nabaze nkabarayo yabaze ayo yabonye agasanga siyo mbonye ayo mbonye agasanga siyo dusubiramo gusa biratunaniye ndavuga ati ni byinshi tubireke tubike turayabira stress y'abakirerera uburyo namenye komeye n'uburyo usigara uburaho unyura icya kabiri nuko nza ndyama nyuma y'abantu bose kuva mbayeho ninjiye muhamagara saa 8 saa 7 saa 8 saa 7 na saa 9 ariko iyo ndyamye mbere ya saa 2 n'igice ntiwambona njoka saa 2 n'igice hanyuma iryo joro ariko narumiwe ariko namenye igituma abantu bazabashiraho
ibipango bikomeye n'imitayi hejuru, bagashiramo n'imbwa, bagashiraho na kamera, bagashiraho n'abasekirite. Iyo mbabona uwo munsi bose mba narabashizeho. Naryamye ntekereje kujya kwanjye saa 7, saa 8 n'igice nari nicuye, umuyaga warahushe, ntinzu barayiteruye ndakurahiye. Mbese akavuyo. Bukeye titugende mu mujyi, avunjisha ugura ibintu, ahindura ibintu byose byo mu nzu byose. Abaroma mu izina rya Yesu. Ndangije ndamubwira ngo ngewe sinkinabaye no mu kazu gapfuye nabi k'ibyumba 2 twari mu ico gihe, karimwe akameza, nta wanyura hagati yacu, turinda guhaguruka cyangwa gakuraho akameza. Ugiye gushuka ngo uje mu cumba cyangwa gutyo tugomba guhaguruka. Tina akazu gato sinkibeyemo, mutuma ba komisionere ndabatuma, barampamagara ngo tubonye twishuraga 80, ati tubonye 200 nziza y'ibyumba 3, salo, dushe. Ubundi ati hariyo nayimbonye ngo yaka etage. Ndiyo iyo ya etage, iyo yaka etage. Madame uramenye tuva mu byumba 2, uwanzi ya 100 ngahe, ifite n'amadushe n'amatoilette mu nzu, ngo ibiki. Ngewe ni etage. Hari ico namenye rwose, iyambaye Yesu tishobora kugira ici nyima, ntibishoboka. Ngifite Kristo taco ntashobora. Ndamunanira kugeza uko tujya gufata ya etage ya 400, 400 tuvuye kuri 80. Abadiyakoni bavuze induru, uyu mujyi wose urakuzi, urashaka kuduteza ibinyamakuru, wakoroganye n'abantu n'amazu ya biki na biki. Ntoya mwebwe nk'abadiyakoni n'ubundi mwishuraga 80, nabyo bigoranye. Niho twari tugitangira itoro nk'umwaka umwe 2 gutyo. Genda mwishura yo mushoboye, yo mudashoboye muyareke. Ndi ngewe nzaho bizava, kuko nzuwo nizeye uwo ari we. Nayibayemo kugeza mvuye mu Burundi nkazi Rwanda, nyisigamo za mayibobo zabaga muri annexe zakijijwe, ziyibamo nazo nimbara ameza ngahe zonyine imyaka yose. Mpagaze kuki ihame ryo kumenya uwo ndiwe, namenya agaciro kuwo ndiwe muri Kristo. Menya ubwishi bw'imbaraga z'Imana twizera. Icyagatatu, menya ibanga ryo gutangira Imana. Kuva ibi bintu 3 bimbayeho, stress y'ubukene n'ibiki yahise hagarara mu izina rya Yesu. Pera ikiganza kwegereye umbwire ngo guhera uyu munsi ubukene n'umwaka wabyo bikwibagirwe mu izina rya Yesu. Ubeho utuje ngo ukorere Imana. Nageze igenga uwo munsi wa mbere, w'Abaroma, nageze ngeze mu rugo ngafata inoti z'amafaranga mu ntoki ya 2, 1000, ya 5, kazifata ngafata Bibiliya ngakompara. Ariko izi zobura zite? Mfite Bibiliya na Kristo uyarahari na Bibiliya irahari, ibi bibura gute? Ibi byabuze bite? Kumva none ndumiwe, kumva novuza induru. Ibi bibura gute? Mfite umuremyi wa byose wabiremye, utuma bibaho, ndamufite. Ariko nsanga ikibazo ko ari kutisobanukirwa, ko ari kutamenya n'amahame. Mbimenye aho byahise bihinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ekonomi hari n'igihe ibaho bitewe n'imbaraga z'umwijima, izo nazo zibaho. Hari umwana uri mu Bwongereza twasengeye mu kwa 12, yararetse amashuri, yabaga uwa mbere mu ishuri, ariko mukase amwakikaye ngo umwana waje kwigiramo umuswa wananiwe burundu, amurusha imyaka nimba ari 5 babana mu ishuri. Amwakikaye yarayitwara, ayitwaye agira ngo nukuja nyine ngo kwandika ibyo atanditse, naho yahise ayijyana mu bapfumu.
noneho bafata ngo ubwenge bw'uriya babwimurira muri cya gifuce, bafata ubw'urya we babwimurira muri wa wundi. Yasigara ajya ku ishuri ngo yagerageza birananirana, akora ibishoboka biranga, agera igihe noneho no kwandika bimunanira no kubyumva biranga, agera igihe arahagarika. Yarambwiye ari uwo mwana w'umukobwa, nanjye ubwanjye numva ngize agahinda, sinzi ibyambaye kuva uwo munsi mbikora gutyo, sinzi ibyabaye. Dutangira kumusengera, koko biza kugaragara nyine ko by'ukuri bamuteze imyuka mibi, ariko Imana ishimwe itazibura uko ibigenza. Abariko basenga ayo masengesho y'iminsi 40 aragarura n'ibyanyazwe mu izina rya Yesu Kristo. Namwatuje agakiza, turasengana nawe tumufasha. Ubu yasubiye mu mashuri kandi arabyumva ku rwego rukomeye. Habe n'urushako yarambwiye ngo nta n'uwari bwamvugishe kuva n'umwe, ariko yagejeje muri mu kwa mbere gushize kuja kurangira, ambwira tubu batatu banyirukaho, none abuzomfata n'uwondeka, ndacugire njenje karirengura uwo bigwaho ufata uwo. Byose biremera, ari kwiga, byari byarangiye adashoje, ubu kariga ngasoze na mariage azahita yikora mu buryo butangaje. Icyaneje nuko namubwiye to Imana irabiguhishurira wowe. Yararyamye ararota, abona neza, abona ko bamwambura ibintu bye barabitwara, bene ukabona ko bamukorera, sinzi ibintu yambwiye yabonye bamukoreye. Ibyo nabyo byabayeho, ekonomi gafatwa ikazirikwa muri ubwo buryo. Iyo umuntu amenya agaciro kagakiza afite, akamenya agaciro ke muri Yesu, yarangiza akamenya ibanga ryo gusenga usaba mwuka wera. Mwuka wera ni imbaraga zikontorora izindi mbaraga, ni imbaraga zisenya izari imbaraga zose, zaba iz'abapfumu zaba n'iz'ibihe. Wasenza kuzura umwuka wera agomba kugaruza ibintu byanga byakunda uko byagenda kose ntibizahera mu izina rya Yesu. Muranyumva tuvuge haleluya. Nguko uko abantu benshi baboshwe. Iyo ananiwe mu mwuka agerageza ngo abaho umubiri w'umuntu, abafite ibitero bidasobanutse tujya tubabona benshi bamaze ibihugu kwivuza bikanga, ariko ntamenye impamvu. Beno, umubiri wawe nimba ushaka kuwubohoza by'ukuri, ni ibanga no gusenga, ibanga no kumva ko waweguriye Kristo, utakiri uwawe ngo wigenge ufata. Bakunda kuvuga ngo Yesu ngo nguhaye umutima wanjye, umubiri usigiye nde? Fata n'umubiri umwegurire, umenye ko ari urusengero rw'Imana ihoraho. Rwose usenge uwegurire Kristo, niba ari n'indwara wivuze kandi unasenga. Hari abakora kimwe gusa, hari n'abasenga kumva ko kwivuza bidakenewe. Icyo naco narakimenye maze imyaka myinshi mbyigisha na benshi za gusengera. Ngiye ndamaza warivuje, ariko banza ugende wivuze n'ibyanguze dusenge, kuko byinshi ari bisubirizwa. Hari iby'Imana yasubirije mu buhanga bwa muntu yamuhaye, avurwa bigakira. Benshi akaba yabireka ngo yango ndasenga gusa. Oya, nabyo birakenewe. Ivuze, ni wivuza bikanga, senga biremera rwose. Ibyo nabyo ni icya gatatu. Ndakubwira abantu, ushaka umubiri ugira imbaraga, no gusenga, no kwivuza, unagerekeho na siporo. Mbwirira ukwegereye ngo uzuyikora siporo, uzuyikora. Nabirebye iyo twaraye muri veye y'amasengesho, ushaka kuyobora nkamara amasaha 8 mpagaze dusenga twira gute, ariko abona umuntu bamwe n'abajene n'abakobwa babyaye kabiri,
yapfa guhagarara iminota 10 ukabona biranze, tangiye kujuguma akicara. Hari abazembe hano birekuye rwose. Hari ibintu tureka nabyo ugasanga biragutera izindi ntege nke, bikunanire no gusenga. Umuntu ukora siporo gusenga biramworohera, umubiri we uba ari muzima. Ariko iyo wabiretse, hari n'igihe nabyo bikuzanira ibindi, nabyo ukaba wabyita byose ngo ni imyuka gusa. Ariko bimwe bifite n'uburangare bw'umuntu. Byose tujye tubikora kugira ngo tube twuzuye hose. Muranyumva tuvuge haleluya? Nimuhaguruke dusengera ibyo mu izina rya Yesu. Ndashaka kwinjira mu mabanga akomeye ejo no hirya y'ejo. Mana yanjye Mana yanjye, Kristo azagukoraho mu izina rya Yesu. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzagira gute? Kuzababatura. Iyi minsi turashaka guhishura ukuri, kutubatura tukaba bo turi bo, tukaba bazima buzuye, tukaba dufite byose, tukaba twakorera Imana mu isi, kandi tukaba mu isi turi abantu bishimye. Maze iminsi nsengera iki kintu, maze igihe mpura n'abakizwa banicuza, banibaza ngo ese agakiza kabamariye iki? Ngewe nabwiye Imana ngo ahantu hambere keneye kubona ubwiza bw'agakiza n'uburyohe bwa Yesu kiri mu isi. Tugomba kugira ibyishimo turi mu isi kurusha n'abatuye isi bose. Ariko abakizwa nuko bajya bavuga ngo benshi bumva ko yagira ibyishimo birenze ariko yagize amafaranga menshi. Sinkubesha, Kristo natakuryohera ngo aruta amafaranga, nuna yagira ntaco bizakumarira. Tugomba kuba abantu bafite ibyishimo mu isi kurenza abandi. Tubikomoye he? Ko twahuye na Yesu akaba ari umuhesha wa byose, yitwa ushobora byose, Alfa na Omega, itangirira ararizi n'iherezo ryawe ararizi. Aha hagati emera ugendane nawe amahamu yazi y'imyitwarire yo kwizera, urebe ibizakubaho. Wizera Imana ariko nawe wigirira icizere. Ni nacyo nkundira iki gihugu cacu, simbabesha, no mu gitabo narabyanditse. Nasema ka igihugu nacu bwacu kiza gisa n'imbaraga z'ico mwacatuyeho. Kuva numvisha ijambo ngo kwigira, kwiyubaka, kwihesha, kuva numvishe biriya bintu bitatu naravuze ati ngahe umuriro uzaka, amahanga azatangarira iki gihugu. Isi ibyo, iyo ni profesi, n'ubuhanuzi buba buhawe igihugu. Nibijya nababwiye biba mu mbaraga zo kwatura, nzabivuga neza. Okay, ako kantu nzakavuga karimwe mu ihame imbaraga z'ururimi rurema. Birahagije ko Imana ihita ibikwemereka ubwo ari cyo civuga ushizeho. Imbaraga zibishiraho nanjye ndazitanga. Ubwo ari ko imitekerereze yawe yemera, ndi Imana ishobora byose ndabigushiriraho. Ariko iyo ari babandi bahora bene uho ngo tuzareba ngo icyo Imana izakora, ngo ibiki nabiki, ngo none se ngo ntituri muri Afurika dupfe nyine gutyo. Erega igihugu ni nk'ikindi, kandi Imana ni ya bose, igirira bose bayizeye. Niki twabura dufite Imana yacu? Manika ibiganza tubohore mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wo twizera, ndasengera umuntu wese ukiboshwe mu mutima, afite imbaraga zimuziritse. Iyo ashaka Imana ntayumva, iyo ayihamagaye yumva iri kure, ubusabane bwaratakaye, umwuka wera ntakimuganiriza, ijwi ntaryo yumva. Niyo asenze aba yumva yisengesha wenyine binamuruhije. Ndavuze ngo menagura uwo mutima mu izina rya Yesu, menagura uwo mutima mu izina rya Yesu. Atangire kumva Imana baganira ijoro, aryamye, agenda, yicaye, ari mu biro, ari mu modoka, ahantu hose.
ijuru ribe ryakingutse. Mana ya Yohana we, wamwiyeretse ari Patimo mu byago bikomeye, ariko akaba ari ijuru rikinguka kurusha atarajya Patimo. Kingura ijuru ry'aba bantu mu izina rya Yesu. Ndasengera b'imibiri yafashwe n'ibirwara n'ibitero n'inzozi zipfuye z'abadayimoni n'iterabwoba, nibikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Imibiri yakira ubuzima. Oh le la 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 mfariga. Bohora Yesu, bohora Yesu, bohora Yesu, bohora Yesu, bohora iyo mibiri. Erega ni ingoro yawe, erega iyi mibiri n'urusengero. Mana ariya maguru nayo urambirizamo. Uriya mugongo nuhagarara ukazamura icyubahiro cy'Imana. Iriya nda ni igicumbi cya Mwuka Wera. Uriya mutwe naho amayerekwa akorera, aho amayerekwa akorera, imbaraga zimugendaho ziburirwa irengero muri iyi minsi 3 mu izina rya Yesu. Ziburirwa irengero muri iyi minsi 3 mu izina rya Yesu. Lela mforega rakaya. Bamwe ibyishimo byarakamye kubera atake zabarenze, zihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Iyi minsi 40 Mana yanjye isigizuye abantu, isigizuye abantu, isigizuye abantu. Oh Yesu we, ndabohoza imitekerereze. Amaviziyo yarakamye, nta nzozi bakigira nzima, ibitekerezo byejejwe, ibitekerezo bireba kure. Umuntu yigize muto yararangiye, nta viziyo y'ejo hazaza. Reka batangire kurota bahagaze, reka batangire kurota bahagaze. Bagira amayerekwa kandi azasohore. Oh yes, oh yes. Ibi bagendamo, ibi barimo nabo bazabibemo. Bikore mu izina rya Yesu. Mana turambuye ibiganza ngo tugaruze ekonomi yacu, tugarurire ubutunzi ngo tuguheshe icubahiro. Mose yabwiye Farao ngo ntituzagusigira habe n'urwara rw'inka zacu rwakukiye muri Egiputa, tuzajyana ubutunzi bwacu bwose tuje gukorera Imana yacu. Umwuka mubi wateje ubukene, umwuka mubi, imbaraga z'umwijima zafashe ekonomi. Bamwe bagiye mu buretwa no kubohwa kw'iwabo, ibyari mu bisekuruza biracamuriho. Reka bohoke mu izina rya Yesu. Tugaruje umugisha. Reka dusenge dusubiremo ngo ndi umunyamugisha. Amahirwe yose ni ayacu. Kristo niwe butunzi bwacu. Ndarahiye ngo sinzakena. Umunyantege nkavuge ngo ndatunze. Impumyi ivuge ngo ndareba. Oh, turabatunzi Yesu we. Tidushobora kwemera gukena. Titwemera ko Egiputa yatunyaga ibyacu. Ijoro rimwe warabyambuye abanyegiputa, ubisubiza abaheburayo. Nanjye ndavuze ngo iyi minsi 3 uzure ibyo abaheburayo byafashwe, uzure ibyo abana b'Imana byanyazwe. Oh, ibyo abandi bagezeho natwe twabigeraho.